mwese aho muri hose turabasuhuje kandi mwahisemo neza cyane kumva Radio Rwanda. Amaso menshi y'abatuye isi yerekeje mu burasirazuba bwo hagati n'intambara ikomeye hagati ya Iran n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Abantu batangiye kwibaza niba intambara iri kubera muri kariya gace ishobora kuba intandaro y'intambara ya gatatu y'isi bitewe n'ubukana bw'ibiri kubera muri kariya gace. Bijya gutangira byatangiye ari kuwa gatandatu hari ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri mwaka wa 2026 ubwo Amerika na Israel bagabaga ibitero kuri Iran. Ibitero byanahitanye abayobozi bakuru b'icyo gihugu barimo n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Icyo gihe ibintu byahise bihindura isura. Iran nayo itangira kwihimura igaba ibitero ahantu hatandukanye harimo Israel, harimo n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Amerika ifitemo inyungu by'umwihariko aho ifite ibirindiro bya gisirikare yaba muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, muri Bahrain, yaba muri Kuwait n'ahandi hatandukanye kimwe na Qatar. Ibintu bishobora guhindura isura. Isi irimo gukomakoma kugira ngo intambara idakaza umurego, ariko aho bigana Iran iravuga ko uko byagenda kose izakora ibintu bikomeye cyane mu kwihimura, ariko Amerika nayo ikayiburira ibwira ko ishatsi yabireka kuko niramuka ibikomeje irahura n'akaga itigeze ihura nako mbere. Tugiye kubirebera hamwe twifashishije impuguke muri politiki mpuzamahanga, amategeko n'ubukungu, ko turabirebera mu ngingo zitandukanye. Turi kumwe na Sheikh Ahmed Munyezamu, impuguke muri politiki mpuzamahanga ariko by'umwihariko muri politiki yo muri kariya karere k'uburasirazuba bwo hagati kuko ibihugu by'Abarabu byinshi yabigenzemo. Sheikh, ikaze mu isi ya none. Urakoze Ferdinand. Yego, uradufasha kubyumva neza. Turi kumwe kandi na Professeur Etienne Ruvebana, we ni inzobere mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, cyane cyane amategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga arebana n'ibyaha byo mu ntambara. N'umushakashatsi kuri ingingo aradufasha kubyumva neza. Professeur Etienne, ikaze mu isi ya none. Urakoze cyane Ferdinand. Yego, abadukurikiye bitezeho ubusenguzi burambuye kugira ngo bumve neza imiterere y'iki kibazo, niba gishobora no kuvamo iyo ntambara ya gatatu y'isi ishobora guturuka hariya mu burasirazuba bwo hagati. Turi kumwe kandi na Strato Habyarimana, ni impuguke mu bukungu mpuzamahanga, arabyigisha bikora mu bushakashatsi. Ubu ngubu ikibazo cyavutse bitewe n'umuhora wa Hormuz unyuramo 1/5 cy'ibicuruzwa muri iyi si, by'umwihariko ibikomoka kuri petroli. Bisa naho byahagaze muri uriya muhora. Abatuye isi rero barahangayitse ko ubukungu bw'isi nabwo bushobora guhungabana cyane. Strato, ikaze mu isi ya none. Murakoze cyane. Duhere ku kibazo rusange, nubwo muri kiganiro turibuze kuvugisha abanyarwanda bari muri ibyo bihugu. Turavugisha abanyarwanda bari muri Israel batubwire uko umwuka wifashe, tuvugisha abanyarwanda bari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo batubwire uko byifashe, ndetse turajya no muri Bahrain nabo tubavugishe kugira ngo twumve ishusho rusange iri hariya mu burasirazuba bwo hagati. Sheikh Ahmed Munyezamu, ubwo bijya gutangira ku itariki 28 kugeza kuri uyu munota, abantu bibwiraga yuko gukubita Iran muri biriya buryo bishobora guhita bica intege zo kongera kubyutsa umutwe bitewe n'uko umuyobozi w'ikirenga wayo yari amaze kwicwa, Ayatollah Ali Khamenei. Ibyo uri kubona nibyo watekerezaga bikiba? Ngese ko nabibonaga kubera ko intangiriro y'amakimbirane ya Israel na Amerika kuri Iran buriya yagaragajwe n'ira minsi 12 baherukamo mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, aho byagaragaye ko Iran yatara gahugu gato ku mbaraga za gisirikare
cyane ko gupezanya na Amerika na Israel burya ntabwo ari ibya buri wese. Nubwo wenda abantu babyumva bakumva ko Amerika n'ibivuze buri muntu wese agomba kurambarara hasi bagakubita akaboko uko babonye. Ibyo rero byari ikimenyetso kigaragara. Icya kabiri ni uko muri urwo rugamba rw'iminsi 12 Iran yavuze ko yakoresheje 30% by'intwari ifite. Wenda bamwe bakumva ko no kwihagararaho nyine nabo bagomba kwerekana ko bafite agatege n'ibindi, ariko byagiye bigaragara yuko na Amerika izi imbaraga Iran ifite. Kubera ko n'ubwa mbere Amerika yasohoye amato yayo yose ya gisirikare agasohoka agiye mu kugota cyangwa kwegera Iran, ariko nabyo hari icyo babyerekana. Burya ntago wajya kuhangana n'umuntu udafite akabaraga ngo umanure intwaro zawe zose uko bishoboka. Icyo ni kimwe. Ikindi nanone ni uko Iran ijambo yatangiriyeho ni naryo kiriho. Buriya iyo umuntu ajegajega hari uburyo speech zagenda zihindagura. Iran yavuze ko nibaramuka bayiteye ibihugu byose birimo inyungu za Amerika bizibasirwa. Ku munsi wa mbere byaribasiwe, Iran yarashe ibihugu 7 umunsi umwe. Icyo ubwacyo hari icyo babisobanuye. Ubwo rero ntago navuga ngo wenda ngo Iran na gafuka ivugwa rimwe gutyo, nubwo twese twahahamuwe no kumva izina Amerika, kumva izina Israel. Buri umuntu yumvisha izina Amerika gusa n'uwavuka gumenya indivamo. Ibyo rero nibyo byakanze abantu batuye isi, ariko uyu munsi wa none ndakeka ko kuva kuri iyo tariki waruvuze 28 kugera uyu munsi, kare nari ndimo mbwira abantu ni intambara umenya uko uyitangiza ariko ntumenye uko uyisoza. Ubu rero birasa nk'ibyayobekanye, kuko ahantu hose Amerika yari ifite imbaraga birasa nkaho Iran yahibasiye, kandi ku muvuduko ugenda urenza imbaraga yatangiranye. Ibyo rero ni ibintu umuntu wari we wese yareba akavuga ati Iran twumvaga rumenya atariyo iyi ngiyi turimo kubona ahubwo irenze. Turi buze kwifashisha ingero zifatika zibiriho ziri kugaragara ko ubu ngubu niba koko iyi ntambara ishobora gukomeza ku muvuduko iriho, niba na Iran ishobora kwihagararaho imbere ya Amerika nk'igihangange ifatanyije na Israel, byose turi buze kubireba. Ariko Professeur Etienne Ruvebana, ibirimo kuba muri iyi si abantu iyo birebye babihuza n'amategeko mpuzamahanga, kavuga ati hari by'abantu bakunze kugarukaho ngo ubusugire bw'ibihugu, mwaka bati muri iki gihe rimwe na rimwe hari igihe bidakunda. Ibiri kuba mu burasirazuba bwo hagati, iyo mu bisobanura nk'inzobere mu mategeko mpuzamahanga, inzobere mu mategeko mpuzamahanga arebana n'ibyaha byo mu ntambara, ibiri kuba mu burasirazuba bwo hagati hari aho bihuriye n'ayo mategeko mpuzamahanga? Urakoze cyane Ferdinand. Ibirimo kuba mu burasirazuba bwo hagati byanze bikunze bifitanye isano n'amategeko mpuzamahanga. Icya mbere ni uko impamvu bifitanye isano n'amategeko mpuzamahanga ni uko habayeho gukoresha imbaraga bikozwe n'ibihugu bikazikoresha mu kindi gihugu. Imbaraga za gisirikare. Icyo gihe nuvuga ngo habayeho kurenga imipaka y'ibyo bihugu batera mu kindi gihugu. Ndetse bigera naho bibasira n'abayobozi bakuru b'icyo gihugu, bahasiga n'ubuzima benshi. Ibyo rero hazamo ibibazo by'amategeko. Ikibazo cy'amategeko cya mbere kizamo no kuvuga ngo ese ibyo bihugu byari bifite uburenganzira bwo gutera mu kindi gihugu? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ese uburyo iyo ntambara irimo gukorwa, ubwo harajyamo bya bindi bijyanye n'amategeko mpuzamahanga ajyanye n'intambara, uburyo iyo ntambara irimo gukorwa iyo yubahirije amategeko ajyanye nabyo. Ahubwo si intambara yubahiriza amategeko. Yego.
ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri bitandukanye. Icya mbere, intambara ubwayo yaba yemewe cyangwa itemewe, ni ukuvuga ngo yaba iri jusitifiye cyangwa itari jusitifiye, ni ukuvuga ngo yaba hari mu mategeko mpuzamahanga, kuko hari intambara yemewe, hari intambara ziba zemewe icyo gihe, ariko niyo yaba itemewe, hari amategeko abayikora bagomba gukurikiza ajyanye n'uko bafata abasivile cyangwa se n'uko bafata n'imfungwa z'intambara, aho batera cyangwa se za targets zabo. So ibyo rero ni ibibazo wenda ntagiye muri byinshi, ibyo ni ibibazo fondamentale. Ni ukuvuga ngo ese iyi ntambara ubwayo yari ikwiye kubaho cyangwa se yanyuze mu buryo bwemewe n'amategeko? Nk'abanyamategeko mubibona mute? Abanyamategeko rero babibona mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere, harabibona ko bari kuri extreme, nyine bavuga ko ari kwica amategeko mpuzamahanga mu buryo bugaragara, buri flagrant. Icyo bikaba bisobanuye iki? Icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo iyo ugiye kureba mu mategeko mpuzamahanga ashyiraho umuryango w'abibumbye, muri Charte des Nations Unies, ingingo za mbere zivuga ko icya mbere uwo muryango w'abibumbye ugiriyeho ni ugukumira cyangwa se ni ugutuma hataba, ni ukubahiriza amahoro cyangwa kuzana amahoro n'umutekano ku isi. Noneho ku bw'iyo mpamvu bakavuga yuko bitemewe gukoresha imbaraga za gisirikari mu kindi gihugu, ariko hakazaho exception cyangwa se irengayobora. Iryo rengayobora riri naryo muri ayo mategeko ashyiraho umuryango w'abibumbye, ivuga ko hashobora kubaho icyo bita self defense cyangwa se kwitabara. Noneho bakavuga nyine yuko icyo iyo ngingo iravuga ngo nta kintu kiri muri iyi charte cyangwa se kiri muri aya mategeko ya Nations Unies kibuza uburenganzira ntakumirwa bwo kwitabara. Nta n'ubwo ntakumirwa gusa, inherent ni nka karemano, uburenganzira karemano bujyanye no kwitabara. Noneho hagakurikiraho ikindi kibazo kuvuga ngo ese umuntu yitabara ryari? Aho muri iyo ngingo baravuga ngo igihe habaye armed attack cyangwa se igitero gikoresheje imbaraga. So abanyamategeko rero bamwe ndetse benshi bakavuga nyine ko hashingiwe kuri izo ngingo, urwo rutonde rw'ingingo mvuze n'izindi ntavuze, yuko ukurikije uko lettre, uko ayo magambo yanditse, ntabwo Israel cyangwa se Amerika bafite uburenganzira namba bwo gukoresha imbaraga za gisirikari mu kindi gihugu. Yego, turagira tubigaruka ibyo by'amategeko. Hari n'abatangiye kunyohereza n'ibitekerezo banga ati se amategeko areba ibihugu byose cyangwa se reba bamwe, nabyo turagenda tubirebaho dukurikije ingero zibiriho. Sirato Habyarimana nk'impuguke mu bijyanye n'ubukungu mpuzamahanga, iyo urebye imiterere y'intambara mu burasirazuba bwo hagati ukanareba n'uko ubukungu bw'isi bukorwamo, kuki abantu batangiye kugira impungenge ku bukungu ko bushobora kugira ingaruka cyane kandi ari bw'intambara igitangira? Urakoze cyane. Ikintu twavuga nuko urasirazuba bwo hagati niho tuvana cyane cyane ibikomoka kuri peteroli na gazi, ibintu bijyanye ingufu dukoresha cyane cyane muri kariya gace ka Irani. Ubunigo bwa Hormuz bunyuramo nibura 20% by'ibyo mvuze, peteroli na gazi. Ni ukuvuga ngo intambara iramutse idahosheje bigakomeza bikagenda uko bimeze uko, bigaragara yuko mu by'ukuri
bishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange. Hari ibihugu byinshi wenda burya ibihugu birimo amoko menshi, hari ibihugu yego twese dukenera ibikomoka kuri peteroli, ariko hari ibihugu bifite nka za reserve strategique bishobora kwihangana iminsi runaka, hari ibishobora kubicukura iwabo, hari n'ibifite ahandi bishobora kubikura, ariko nkari nk'ibihugu ushobora gusanga bishobora kuko kuzagerwaho n'ingaruka, kandi nabyo bikaba byagira ingaruka ku bukungu bw'isi. Reka dufate nk'urugero, burya Ubushinwa uruzi ko buvana hafi 90% bya peteroli yabo muri kariya gace muri Iran. Niba uwo muhoro uramutse ufunzwe no kuvuga ngo peteroli idashobora kuva hariya ngo ijye mu Bushinwa, Ubushinwa buzagira ikibazo. Ubushinwa bushobora gukura peteroli ahandi, ariko kugira ngo uzahindure isoko nk'uko nkunze kubivuga, guhindura isoko ntabwo ari ibintu ukora kuva mu gitondo ngo byuke uvuge ngo no, ngo hano bigenze nabi, reka mpindura isoko. Mu gihe hakiba izo adjustment, iri soko riri kwishakisha, Ubushinwa buri gushakisha, n'urugero ndi gutanga, Ubushinwa buri kwishakisha mu gushaka ahandi rwavana peteroli, bya bindi Ubushinwa bwakoraga cyane cyane ibishingiye kuri peteroli, ariko n'ingufu zikenerwa mu nganda zikoreshwa cyane cyane n'ibirimo peteroli na produit cyangwa se ibicuruzwa bishingiye kuri peteroli byakorerwaga mu Bushinwa, mu by'ukuri bizaboneka ku kigero kiri hasi. Bishatse kuvuga iki? Niboneka ku kigero kiri hasi, ibiciro bishobora kuzamuka. Cyo ni kimwe mu rugero abantu bashobora kumva. Ibiciro bishobora kuzamuka kubera yuko ibikomoka kuri peteroli bitabonetse mu ngano tubitekerezaho, ariko hari ni byonyine kumva ko peteroli yabuze idahagije ku masoko mpuzamahanga ku ngano ingana gutyo. Iran burya ni igihugu gikomeye, gicukura hafi utugunguru miliyoni hafi 3 na miliyoni 3 n'ibihumbi 600 ku munsi, kuvuga hafi 3.5 kw'ijana bya peteroli yose icukurwa ku isi ku munsi. Iramutse ibuze, hatangiye kugaragara yuko ibihugu bigize OPEC plus bigize mbese bya bihugu bikize kuri peteroli binayohereza mu bindi bihugu, byatangiye kuvuga ngo reka tuzamure ingano y'ibyo twacukuraga twemeraga kujya kohereza hanze kugira ngo nihabe tuzibe icyuho wenda byere kugaragara ku masoko mpuzamahanga. Ariko byatangiye kugaragara ko amasoko mpuzamahanga yatangiye gusubiza kuri ubwo bwoba. Hari ikibazo cy'uko abo muri Iran bari gutera kurasa ku bwato. Ubu hamaze deje umunsi turi kuvugana, umunsi kuwa mbere hari ubwato bugeze uri hagati y'150 na 180 bwavuze bati oka hari ntitwahanyura. Buravuga butereka tube dutegereje turebe iyo bigana. No kuvuga ngo watanze iyo komande afite ikibazo cy'uko biramutse bitinze azatinda kugerwaho na ya peteroli ye, bityo usangiye yacuruzwaga ibaye nke, bityo usangiye nyine ibiciro bikomeza gutumbagira. Tugize Imana bikarangira vuba bigakomeza, ushaka gusanga nta ngaruka bitugezeho. Hagati aho n'izindi nzira uretse ubwo bunigo bwa Hormuz turi kuvuga, waruzi ko n'abanyuzaga ubwato muri Canal de Suez nabo batangiye kuvuga batari kare naho ntago ari shyashya. Hari ubwato deja nka butatu bwavuze bati mwe mworoheje, tubanze turebe ibintu bigana tubone gukomeza. Ubwo ni turimo turavuga uyu munsi kuwa mbere, wenda ejo buzaba bwabaye 10, ejo bundi buzaba bwabaye 100 etc. Urumva ibyo byose rero ingaruka zose zikagera ku isi yose, zigera ku isi yose. Kubera iki? Burya ubukungu bw'isi busa naho ni nk'umurunga urimo imishumi, ubushumi bwinshi bugenda bufatanye, iyo kamwe gacitse wa murunga ntago bugikomeye. Yego, nuko bizatugendekera ni hatagira igikorwa ni bitahagarara, byanze bikunze twese tuzagirwa n'ingaruka, cyane cyane izamuka ry'ibiciro, cyane cyane iryo zamuka ry'ibiciro muri rusange rizaba ritewe n'ibibura no kubura ibikomoka kuri peteroli, ariko bishobora no kugira ingaruka ku bindi bicuruzwa nanone muri rusange. Dukurikije uburemere bw'intambara turi buze kureba niba guhagarara kwayo biri vuba cyangwa se ibintu birakomeza kuba insobe. Mu kanya turajya muri Isiraheli tuvugisha bariyo, ariko Sheikh Ahmed Munyezamu, Iran yababajwe mu buryo bukomeye n'icwa rya Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wayo, ku buryo Iran yavuze ko igomba kwihorera mu buryo bwose bushoboka, binatuma umutwe wa Hezbollah wo muri Liban nawe uvuga ko ugomba kwifatanya na Iran mu guhorera. Ariyo mpamvu n'umutwe wa Hezbollah wagatangirwa ibitero kuri Isiraheli. Khamenei utuma Iran ibabara kuri uru rwego yari mu ntuki mu gihugu cya Iran mu by'ukuri? kuko mu bihe byo hambere buriya Iran igeze kurara Amerika.
Erega buriya Amerika ni nayo yayishyize ku ntebe, iriya revolisiyo burya yafashijwemo na Amerika, ariko nyuma yaho nyine zabyaye amahari, reka mbariko mbyita. Khomeini rero ni muntu ki? Uriya ni umuyobozi wa revolisiyo, ni urinda revolisiyo ya Irani yo kuva muri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda irindwi n'icyenda, ariko akaba ari nawe ukuriye icyitwa abashiya ku isi. Ubwo ibyo ni ibintu bibiri bikomeye, kubitandukanya biragorana. Niyo mpamvu gukora kuri Irani, simvuze ubwo mbere yo gukora kuri Khomeini, gukora kuri Irani waba gutangaje intambara ku bantu bose bafite imyemerere y'abashiya. Icyo nicyo kintu cyakagombye kumvikana. Niyo mpamvu uvuze ngo Hezbollah yahagurutse, ubwo wibagiwe n'abahusi nabo babyutse nabo muri Yemeni. Buriya hari abandi uzumva babyutse muri Bahrain, naho bazabyuka, uzabyumva mu bihe biri imbere, intambara nigumya kugenda ku muvuduko iriho. Ni ukuvuga ngo abashiya rero ahantu bari ku isi buriya bari mu cyunamo cy'iminsi 40 Irani yatangaje, ariko ni akababaro gakomeye ko gutakaza umuyobozi w'ikirenga w'abashiya ku isi. Icyo nawe wumve, buriya ni imyemerere, tubivuge nka politike n'iki, ariko kurasa Khomeini, yewe niba narasa n'uyu wamusimbuye by'agateganyo, niho bizagana n'ubundi, ni nko gusuka amavuta mu muriro. Icyo rero ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni reka mvuge ngo nabarinze icyo bita civilisation y'abaperisi. Buriya civilisation y'abaperisi ifitwe mu kaboko na Irani, kandi civilisation y'abaperisi yari ikomatanyije biriya bihugu byose kugera ku Buhindi. Ibyo byose rero iyo urimo kubireba uyu munsi wa none ukaza guhirika uwo muntu, nkeka ko bitagwa amahoro bikoze. Ibyo rero nibyo turi kubona. Ni nayo mpamvu kuva nyuma y'uko yishwe ku munsi wa kabiri w'urugamba, ibitero byarakajijwe, ubu zaramuko zararashwe. Ubwo ni wavugaga ku bijyanye n'ubukungu, aramuko nibyo bigega binini ku isi byakira peteroli nyinshi, ubwo barabirashe. Ongeraho ko barashe na Dubai, kandi Dubai burya ni umujyi wasaga nk'aho ari netre, si umujyi w'Abarabu nyirizina gusa, wari umujyi ufite imiterere yawo yihariye. Ongeraho ko bari bamo kurasa na Kuwait tuzi uruhare rwayo nayo mu mbaraga za peteroli. Ibi byose abanyayirani bavuze ngo mugiye kubona ibyo mutigeze mubona kuva Irani yabaho. Ubwo ibyo babivuze nyuma y'uko Khomeini apfuye. Kandi ubundi akenshi iyo umugaba w'ingabo cyangwa umuyobozi, perezida n'abandi bapfuye, burya mu rugamba hari igihinduka, hari ugucika intege n'ibindi. Ariko ntabwo birimo kugaragara kuri Irani ubu none hatuvuga. Ahubwo nuko uyu mugabo we yabaye nk'ubicenga, uretse ko atari no kubicenga, Trump yarabimuteguje na Netanyahu arabimuteguza yuko nibatareka kuyengesha uranium cyangwa ngo batange n'intwaro bafite mu kindi gihugu bazikure muri Irani, abandi barabatsembeye. Ubu rero ikigezweho, wa mugani w'abarundi ngo nugutana mu mitwe, umwe aramanura undi amajyana gutyo. Ibyo byombi rero abarimo kubizira ni bandi n'abaturage. Wigeze kubaza ikibazo wenda umunyamategeko ntiyabitubwiye, ubu haravuga ndi Guterres yaravuze ngo iki? Yaravuze ati ubisi noneho turayigarurira. Ibi bibazo by'amahoro, abantu bacishije make ku isi ikeneye amahoro, ariko so warabivuga ari hehe? Ibihugu bituzi bidakorwa byakozweho. Kurasa Saudiya ubundi ububyukije Amerika, ariko barashe Saudiya, Amerika yabyutse irongera ibyuke kangahe. Barashe Kuwait, barashe Jordan, barashe Qatar.